akundi kuvuga ngo azatinda bibone n'uwo azabyara yamukurikiza kubera ka gasuzuguro abagusuzuguye niko kuvuga ngo uzatinda ubibone rero n'umuco uriho ubundi uganira n'abantu mukagira umuco ukiyubaha yego rero umukene ariko wifata kuri umukene ntabwo uzisumbukuruza ngo ureshye ngo utareshya mu irembo ryawe ariko wahasanga agasobukwe ariko benshi noneho akakwicaza sobukwe yagira gutya akaza ingoryi bagashyiraho urumva ubu ninjye mukazana we nkaza nkicara ku bibero bya data bukwe gutya urumva nyamara kwicara data bukwe akambwira ati nguhaye binagana n'ibisabo byayo ubu ntacyo wabona byiza cyane mba mfite amatsiko yo kuvuga ngo ese umuco wacu wa kera wari umeze ute ese nitutawubwirwa ntawumenya gute kera uyu yabaga ari umukobwa atuye hariya ari umukobwa atuye hariya ari umukobwa atuye hariya umukobwa atuye ruguririya undi atuye firiya tugahura twese tukajya mu bwatsi amagambo twaganiraga yari menshi ariko abubu wabona 1% wabanye n'ababyeyi barema inshuti ubushize ndi hano mama yari kunyigisha uko ibitebo bibohwa ndamuganiza ndamubwira ngo ese ntabwo wambwira ibya kera ko mfite amatsiko y'ibya kera rero niyo mpamvu yari we gusa none uyu munsi ndabona yazanye n'undi muvandimwe wanjye undi muvandimwe ndumva ikiganiro kiri buryohe kiraryoha rwose cyane mushobora gutangira mutwibwira mu mazina nitwa Mukabahizi Epifaniya nitwa Nyirabagenzi Foromina none se tuvuge mu bwana bwanyu ni irihe zina wenda mwakurana wenda weho wakuraga Foromina ngo iki cyangwa we yakuraga irihe zina iri nyarwanda irizungu yari amanyarwanda kera nitwagaho Mukazitoni nanjye nkitwa Mukabahizi yego ikaze mu kiganiro cyacu turi bugirane tuvuge nko mu bwana nka kera mu bwana bwanyu tuvuge wenda mbese ibyo mwibuka kuko hari ibyo wenda umubyeyi aba yibuka ariko umwana atibuka ibyo wibuka bya kera ukiri umwana wakundaga gukora iki kuko iyo mbabonye murakuze ariko muracyakora imirimo yose muri make kera rero mu rugero rwacu twajyaga mu rubohero tukaboha imisambi tukajyana n'abandi bakobwa tukajyana imisururu tukajyana inzagwa noneho tukanywa twamara kunywa tukabyina tugataha ubwo rero ababyeyi batubona bakavuga batabana banjye gutwa bagatwuzuye nk'uko wabuha kiriya ukacyuzuza ukagenda utashye cyuzuye n'imisambi niyo yari iriho nta mikeka twari ari byo biriya by'ibirago mbiga nibyo twakoraga kera tukiri abakobwa ubwo rero ndetse abahungu abakobwa twebwe nkatwe baturambagirizaga aho mu rubohero umuhungu akaza yamara kuhagera akadusuhuza ari kumwe na wenda na 2 cyangwa ari 3 ubwo tugahita tubakira twabaga dufite umuperezida wacu na vice perezida ucunga bya bindi twazanye twambwira tutigenda tukamubaza tutse umurwagwa ati murwagwa tukamuzanira ati se mu kigage tukamuzanira ibyo nibyo byari umuco wa kera twari dufite noneho babahungu ariko ntitumenye ikibazanye mu bakobwa 30 bakaba bafite uwo barambagizamo cyangwa barambagiza abakobwa 2 ariko twe ntitumenye icyabaga kibazanye noneho twe yajya kumva
tukumva bati icyo gihe habanzaga se umuhungu akashima akabyira se ati nabonye umukobwa wa ndashaka kanaka umukobwa wa runaka uzajye kumvuganira na se muvugane noneho tubone ko tuzajya gusaba ubwo koko nk'umusaza wanjye umubyeyi wanjye nkumva arambwiye ati nyamara ujya ugenda bukeya ati hari umusore ugiye kukurambagiza ugiye kugusaba ese ni uwaheye ubwo akambwira ati ni uwa Mukabahise ntuzamubenge ntuzagire gute ni umusore muranangana ubwo kuko twemeraga amategeko y'ababyeyi ntawabasuzuguraga ubwo ati nanjye yaba warabyemeye ati nanjye ndabyemeye umuhungu umuhungu akaza akakubwira akohereza nka mugenzi wanjye nka Mukarushema kuko abona twumvikana akamubwira ati genda umumbwirire nzaza kukurambagiza iki gihe n'iki haba ari kuwa kabiri haba ari kuwa gatatu ubwo nyine ukategura imisambi ukategura hose ukashyiraho bakagenda bakandagira kuri iyo misambi nuko ukabaterera intebe bakicara bakazana abahungu babiri nawe ukazana abakobwa babiri ubwo rero nuko mukaganira ukaba ufite ikiri bumwakirize nuko kakubwira ati yaba urankunda ati ndagukunda iryo gusa ubwo nyine isaba yarabikubwiye nawe yarabibwiye se kaza kubibaza so ubwo ibintu bigahagiraho ejo ukazabona baje kuvuga bati tuzazana inzoga nyine bagafata irembo imisango ikabaho bakavuga bati tuje gufata irembo ababyeyi bakavuga bati cyo kora icyo dushaka natwe mwemeye umugeni wacu turashaka inka kera nta mafaranga yabagaho bazanaga imwe se bazanaga imwe noneho wamara kugerayo waba ubyaye neza ukazabirongoranya ku ndongoranyo yavutse kuri iyo nka yawe cyangwa se waba waranayiriye wifite ukazagura ya ndongoranyo ukayirongoranya umukwe wawe iyo ni imigenzo ya kera twari dufite none se ubwo tugeze ku munsi w'ubukwe nk'abayizanye bazaga bazanye iyo nka mbese ubukwe bukaba bwo ariko ukiri iwanyu mu rugo kujya bamajije gukwa ubwo bagahita bongera bakagaruka bakabaza igihe cyo gushyingira babaza igihe cyo gushyingira bakaba biteguye no guhita mujya gusezerana mukajya gusezerana mukandikisha iyo nka ukandikwa ku mugore n'umugabo nuko ubundi ahasigaye nk'ibyumweru 2 ukaba urashyingiwe iyo mihango yo gushyingirwa yabaga imeze gute icyo gihe imihango yo gushyingirwa icyo gihe wagendaga mu ngobyi ntabwo wagendeshaga amaguru nta modoka zari zaza agatambaro wagatwaraga gutya banakurebaga ahubwo waripfukaga hose agatambaro wakagiraga gutya kabaga gakomeye ariko wagagafunga gutya ugafunga mbese bahagaze mbane funge neza ukagafunga gutya ko bipfutse mu maso cyane ukagafunga gutya noneho ukakigeza gutya umugabo wawe mwabaga mugeze ku ntuza mu kiliziya ku rusengero umugabo niwe wagakururaga akakigeza haruguru agatambaro keza ariko akagakurura ubwo mu rusengero none akakurura akakigeza nk'aha ngaha ubwo rero umupadiri akavuga ibyo gusezerana mwarangiza ubwo mukajya mu rugo bakagushyira mu ngobyi umuhungu akagenda aritisha amaguru we nabo bazanye naho imiryango y'iwanyu mbese abakwe b'iwanyu bakaba bagashyira intugu baguheka mu ngobyi
ubwo wagera rero bavuga bati ni nko muri iriya nzu, ubwo bagatangira rero bakakururutsa muri ya ngobyi, cyangwa se bashaka bakajyana mpaka kugera mu irembo ryawe. ariko wahasangaga sobukwe, ariko benshi noneho akakwicaza sobukwe yagira gutya akaza ingobyi bagashyiraho. urumva ubu ninjye mukazana we nkaza nkicara ku bibero bya data bukwe gutya, urumva nyamara kwicara data bukwe akambwira ati nguhaye binagana n'ibisabo byayo. ubu ntacyo wamubwiraga, ariko akubwiye binagana n'ibisabo byayo, bagahita bagenda bagakoma mu mashyi kuko akugabiye. ubwo ejo akakwereka ibyo yaguhaye, ibisabo byo urabyumva nase binagana byacu. urumva wari waraye ubibonye, ariko sobukwe akakwihera igenurye. ubwo rero niyo mihango ya kera. naho rero iy'iki gihe umuhungu arakura n'umukobwa bagasezeranira mu kinani, bagahita bagenda. ariko nabyo ibyo byose nabyo ni imico, tubishimira Kagame kuko nta ngaruka yabaye mu bantu. tubishimira Kagame cyane kuko nta ngaruka yabaye mu bantu, nta bintu byabayeho by'amatiku. ariko cyane cyane Kagame ni umubyeyi pe, turamushima n'imbere y'itorero. kuko ikintu tumushimira yazanye amajyambere pe. nta wari uzi gucana aya mashanyarazi, nta wari ufite imihanda nk'iyi impande hose rwose, nta wari uzi icyo imodoka izimara. ariko ubu imodoka uraturuka ikabira kujyanye. aya matelefoni yarayazanye, urava nk'aha ukaba uririya ariko ukamenya ibyaho. turamushima pe. mu Bugande ubu nk'ubu ubu za moto ntazari ziriho, ariko uranyura moto ikabira guhuje kujyanya aho ushaka rwose. Kagame ni umubyeyi, Kagame ni umubyeyi cyane. turamushima turanamwogeza imbere yacu y'ababyeyi n'abasore n'abana, kuko yadukuye mu bwigunge. n'ukiri mu bwigunge azagira ubwabo uvamo, bitewe n'umuco afite, bitewe na Kagame udushyigikiye cyane. tuvuge ubwo mwashatse mwarabyaye, ubwo se abana banyu mwabigishaga ibya kera mbese ikintu twabatozaga nk'ubu barakuze bose, nta mwana tugifite uri mu rugo, ariko bose bagendeye ku muco twagiye tubigisha. twarababwiraga mujye mwubaha ukuze, ntimukabone umuntu ngo nuko ari umukecuru cyangwa n'umukobwa wenda ntimungana, mu gihe akuru utajya umwubaha kuko abakurusha ijambo ryinshi. kandi uba ukwiriye kuba wakwahagarara mukariganiraho ukaryumva. ibyo abana koko bakurikije umuco twakuye ku babyeyi bacu. twebwe nk'ubu uyu ni umwana wanjye, uriya ni uwanjye. umugabo wanjye niwe wakoraga biriya, ariko basanze njye mbikora n'umugabo wanjye, bafata wa muco wacu bansanganye, bagira guhinga bakagira n'ibi. iyo basanga tugira nabi baba barakurikije wa muco wacu, ariko basanze dufite umuco mwiza wo kugira ngo mbane n'umugabo wanjye yapfuye niba ari 94 mu ntambara, niho umugabo wanjye yapfuye. abana rero nibwo mbabungabunze bariho. tuvuge mwavuze ko Kagame yazanye iterambere nyine, tuvuge nka Kigali, wenda Kigali mwayigezemo bwa mbere ryari? ni kera njye nanayivukiye. aba bana bose nababyariye inaha. tuvuge ugereranyije Kigali ya kera na Kigali y'ubu, ubu nibwo harimo iterambere rwose. icyo gihe twabyubahaga ku muco uriho, ariko ubu noneho bigarutse twagira iterambere rya Kagame. niryo rihambaye rwose, niryo ryahagize heza. ubundi hari nk'amashyamba,
ari ahagana ruguru Ahagaze mu hapfo ari ahagana hepfo hose hari amashyamba ariko ubu urareba ntumenye n'aho wari utuye ntiwahamenya wanahayoberwa rwose rero nicyo twumva Kagame yakoze ibintu byiza cyane cyane rwose nicyo rwose ashimira inyubako wenda cyangwa inyubako n'inyubako ya kera y'icyo gihe ntabwo siyo ari y'ubu y'ubu ntabwo ari y'ubu kera hariho amabati yitwa ngo ni amabati ari amadebe ari amadebe ukabona ubudebe buromekeranyije to basanga nta terambere bubomesheje ibyondo nta terambere ryari riri ariko ubu hariho iterambere bye haje umuyobozi ni n'ahangaha muri kano gace hamwe wansanze hari ubugonyi ishyano ryose hageze umuntu witwaga burugumesitiri ati atari amazu nayo mukabatwari amazu ya hehe aravuga urumva hari igiturage kandi kibi ari ukubera iki ubukene nta terambere tugomba kubona nta ryari ririho nta ryari ariko ubu nuba ari umukene azagira ubwagira iterambere none se tuvuge ni nk'iyihe nyubako wenda muri Kigali mwasuye mukavuga ngo iyi nyubako kabisa irakeye iranga umujyi wacu ubundi ngewe uko nabibona urabona turakuze ntabwo twavuga ngo inaha hose ngewe uko mbona aho ndi ndabona hakeye naba ntambagiye mu mujyi nkabona harakeye na za Remera nkabona harakeye ubwo rero ntabwo uwo muco twigeze tuwubona icyo gihe muri icyo gihe cya mbere cyacu ariko rero aho Kagame hose yageze harakeye nubwo ndi umukecuru ukaba ureba nshaje ariko mbona hakeye hose ikindi nongeraho nk'ubu nacanaga peteroli ubu sinkicana umugabo wanjye akagira gutya ikintu cy'urushingo tukarasaho tugacana ku muko ku giti cy'umuko tugacana hariho icyo bazanaga k'agati bagakaraga akavu kamanuka hakazaho umuriro ubu turi ku matara umuntu akabona gucana ku matara tumerewe neza cyane umuntu agacana rwose kuko tumerewe ubundi neza wahura n'umuntu wenda uri umukene kuko abantu bose ntibaringanira ahubwo ati mubyeyi genda ubone iki urya ukavuga utari ko uya abitewe nandi na Kagame kuko ariho ukagenda ushimira Kagame ukagenda ushimira na wa wundi waguhaye ni umuco muri iki gihe dushyigikiye muri uyu muco niwe twumva rwose uruta uwa mbere ijana ku ijana dusubire inyuma tuvuge nyine nshaka kubabaza nko muri Kigali niyihe nyubako mwumva abantu benshi bavuga wenda nawe uvuga ngo nanjye iriya nyubako wenda ningira amahirwe nkayisura nzaba nezerewe cyangwa hari ahantu muri Kigali mutari mwagera ntaho henshi turahagera kurebera umuntu w'umusore bakora abakecuru ahantu nzi nakubwira hariya confession se ntari nanayigeraho hari i Remera kuri stade aho ndahazi kuko kuri stade nagiyeyo na Kagame bampa umupira wanditseho Kagame aho ndahazi ni heza cyane aho nahakubwira ni heza cyane ni heza pepe narahageze uvuye hariya kuri ntuza muri mihanda ukagera kuri stade hepfo yaho hirya ahajya kwegera ku isoko aho harubatse neza cyane Nyabisindu no haruguru ya Nyabisindu ugera no hakurya ahajya kwegera kwa muganga Ikibagabaga aho hari amazu cyane Ikibagabaga naho hari amazu meza cyane kuko naharwarije uriya mukobwa urimo kuboha
Kibagabaga. Ariko iyo ugenda gutya ugenda ureba nk'uko bari abana barimo kugenda ukavuga uti ariko bari abana bambaye neza. Naho rero ni heza uretse ko tutahatuye ariko izo nzira zose ni nziza cyane. Tuvuge nko mu buzima ni ibihe bintu wenda wabwira umuntu tuvuge iby'amafaranga ubyirengagize nyine ni nk'ibihe bintu wavuga ngo ibintu umuntu abifite mu buzima yabaho neza cyangwa yabaho mu buzima bufite umunezero? Ubundi iyo ufite ubuzima ukagira ibishyimbo mu rugo, ukagira ibijumba mu rugo, ukagira imyumbati y'imiribwa, ukagira imyumbati y'ubugari, ubwo icyo gihe uba ufite iterambere umunezero umunezero ubuzima bwawe. Kuko ya myumbati nuyigira uzajya kugura cya kintu udafite, nugira bya bishyimbo uzajya kubicuruza ugure cya kintu udafite. Iterambere ni ukugira imyaka mu rugo. Muri make kugira ibyo kukugaburira nibyo bituma mbese ugira umunezero ntuhangayike. Iyo ufite ikintu ntabwo ugihangayikaho, ariko iyo utagifite urahangayika. Hari akantu wambwiye ejo bundi nyine wenda tuvuge nk'abana b'abakobwa, nk'umwana w'umukobwa wenda ni nk'ubuhe wavuga ngo uyu nguyu ni muzima, uyu ntabwo ari muzima, cyangwa abasore ni gute bashuka abana b'abakobwa? Ukuntu babashuka kuri iki gihe ni amafaranga babashukisha, bakabambika bakamuzanira nk'utwenda twiza rwihishwa, mbese agashyira nko mu ntuza muri mvirope, rwose ndakwikundiye. Cyangwa yavuye no kwiga akamugurira ayo mandazi, akamugurira na shekarete, akamugurira na ntuza na fata. Noneho akavuga ati uriya muhungu kuki ankunda, amaye fata, amaye amandazi. Noneho wazagira icyo umutekerezaho, we muhungu akavuga ati n'ubundi yankunze kare nanjye reka mukunde. Amushukisha ibyo, naho bya kera ntibyabagaho. Kuko umuhungu wa kera yari umukene, mbese yagenderaga ku itegeko ry'iwabo. Umukobwa akagendera ku itegeko ry'iwabo. Naho umukobwa wo hambere wamuganiriza ngo muganire ari umukobwa wawe uti ibi ntuzabikore, reka ta. N'umuhungu wo hambere yagiraga igitsuri kuri se, kuko yafataga nk'umwana w'umukobwa w'abandi akavuza induru umukobwa, yavuga ati ni runaka warumfashe icyo gihe akaboha. Ntabwo ibi byari bimeze nk'uko kuri iki gihe aragufata ku ngufu akamujyana kwa muganga, cyangwa bagaceceka bakambungira, akazabona afite inda ahubwo babungiraga mu giturage. Naho ubu ngubu bakunyonga, gufata ku ngufu bakunyonga. Ariko kera bankubitaga igihumbi, nimurekeraho nuko nyine bigasisibikara kubera ko nta buyobozi bwari buhari bugomba kudutera inkunga ngo tugira amategeko tugomba kuba twabazamo. Murakoze. Yego namwe. Byari byiza kumva igereranyo ry'ibya kera n'iby'ubu. Mba mfite akenshi ufite nk'amatsiko. Iby'ubu rwose ni byiza cyane. Mba mfite amatsiko yo kuvuga ngo ese umuco wacu wa kera wari umeze ute? Ese nitutawubwirwa ntawumenya kera. Oyi yabaga ari umukobwa atuye hariya, ari umukobwa atuye hariya, ari umukobwa atuye hariya, umukobwa atuye ruguririya, undi atuye firiya, tugahura twe tukajya mu bwatsi. Amagambo twaganiraga yari menshi, ariko abubu wabona 1% wabanye n'ababyeyi. Urakurikirana
wabona 1 ku ijana, ariko twaragendaga tugaca ubwatsi tukaganira tukabyina tugasabana. Ariko ubu w'iki gihe arajya kwiga mu gitondo, nava kwiga azaryame mu gitondo rero ukajya kwiga, ntabwo azagira umuco nk'uwacu, ntabwo azagira umuco nk'uwacu. Uzagira umuco uzabona nk'abakobwa 100 ukurimo wenda 5 cyangwa 10 babanye n'ababyeyi. Urakurikirana? Babanye n'ababyeyi. Aho twebwe twari dufite umuco. Tuvuge nka kera nzi ko abantu bakoreshaga imigani wenda nko kugira ngo bahe abana babo inyigisho. Ni nk'uwuhe mugani mwaba mwibuka wenda umuntu wenda baga afite umwana w'umukobwa yamubwiraga wenda umugani tuwo kugira ngo umukobwa azamenye uko yitwararika mu gihe kiri imbere kizaza? mbese yazanaga nk'ubugoryi ashaka kugusuzugura, ukamubwira uti mwana wanjye uri ku isi ariko uzatinda ubibone, uzabona uri i Rwanda. ubwo nyine ukumva uwo ni umugani amuciriye. Nk'ubwo tuvuge wenda nkanjye wenda nk'umuntu ntabwo nabyumva biri mu marenga mushatse kubisobanura. Kwa kundi kuvuga ngo azatinda bibone, n'uwo azabyara yamukurikiza kubera ka gasuzuguro aba agusuzuguye. Niko kuvuga ngo uzatinda ubibone. Ugiye usuzuguye umubyeyi nawe uratinda ukabibona. Usuzuguye umubyeyi uratinda ukabibona. Arakubwira ati mwana wanjye uzatinda uzabona. Noneho urakiyakira cyangwa hakaba ukubwira ngo se we ko wabyaye ngo ngewe urandusha iki. Ntamenye ko kubyara ari impano z'uwo muri kumwe. Ahubwo ngewe naba numvikana n'umugabo wanjye tukumvikana no kubana tugomba kurera, ariko abana bawe wowe ku mugabo wundi ntunabarire neza ngo bafate neza. Kose hakaba uri umukene ukabana n'umugabo wawe neza pe, wa wundi w'umukire ntabane n'umugore we. Niyo babana bagahora baryana mu buriri mu nzu, wenda abana bari ntibabimenye. Umugore akaramuka wenda agura bagenda ati umwenda nkenye yatuma batsinda, ati nkenyeye ku mugabo. Umugabo nawe yakwigira imbere ati umugore mfite ataragatsinda, yaranjengereje. Ubwo rero ahubwo aba ari imihanano mibi bituruka ku babyeyi. Hakabaho n'ubwo uhana umwana wakakunanira pe, yakunanira ati wa muhungu we koko. Ubundi ababyeyi nitwe tugomba guhana umuhungu nkuriya, akabyuka agenda yaza akaza kuturanya atari ku mwana we. Wambabariye koko kujya ugendera ijoro, ujya mu bakobwa, ujya mu bahehe, ujya mu makarita, ujya mu bisoro. Ubwo niwo muti. Ubu rero kugira ngo n'abazareme nabyo biragoranye. Hakurikira kandi yabyirukiyemo ari umusore, ntiyumve igitsuri cy'ababyeyi, ntagire guti yewe ntawe udatembera, ariko utembera ariko ufite n'ubwenge ushyira ku gihe. Ha rubanda rw'ejo n'ahazaza, ha rubanda rw'ejo n'ahazaza. Murakoze cyane. Tuvuge wenda nk'uwabyara umwana uyu munsi wenda wenda tuvuge wenda ni nk'ibiki wenda ni nk'ibihe bintu wenda 4 cyangwa 3 yaha uwo mwana ku burere? Ntabyo. Reka nkubwire ukuntu wamubyaye uyu munsi, ntiwamuha uburere, ntabwo aba ari bubyumve. Ntabwo wamuha uburere yavutse uyu munsi, ariko iyo amarije kumara amezi 3 arakunyarira uti ntuzongere, akumva
akabyumva umwana yajya kujya noneho aho umukubitiye yajya kujya gushaka nko kwihagarika cyangwa akajya abimenya noneho ukabona arakwishitse nawe ukabimenya uri umubyeyi ukamenya ko noneho ukabona arasobye cyangwa agiye ku musarani aho umwana we aho rero kugira ngo umwana kunere akunyarire agire gute ubwo burere ntabwo aba yari yakabufata ntabwo aba yari yakafata uburere ariko iyo yumva uramajiye kumva nyine ubundi akajya kubyira yakunyariye ukumva aze kugeza umukikiye cyangwa se umuhetse mu mugongo uramukubita ariko kenshi na kenshi harimo ababyeyi bavuga bati iyo ari umukobwa akaba akunyariye mu mugongo kumukubita burya ni ingeso mbi hariho imiziririzo yo gukubita umukobwa umuhetse mu mugongo umuhetse akakunyarira icyo gihe niyo wumva agiye kwihagarika waramukubise arigaragura mu mugongo ukabimenya cyangwa akarira ubwo waba uri no ku rugendo ukicara nk'aho umwana ari kwihagarika hakuburyo wamurambitse nta kibazo ibyo byari bitaraza ni iby'ubu bya kera nta byari biriho hariho kera umubyeyi wabaga afite umwanda noneho yanyura ku bagabo bahetse umwana ati ni mu bisi umubyeyi ahitemwo akabyaramo naho n'inka ari mu kugenda nuka naho ni amabyi yashotse ku ngutiya ye cyangwa se ku batenge noneho abagabo n'abagore yabanyuraho ati ni mu bisi umubyeyi ahite noneho umugore akagenda yishima ati mama ati kubyara ni byiza ati ntumvise ko ambwiye ko ngo ni mu bisi umubyeyi ahite naho bagize gute bamuneguye mu kinyarwanda ntibamuneguye mu kizungu ntibamuneguye mu gifaransa ariko bamuneguriye mu kinyarwanda bati mu bisi umubyeyi ahite rero n'umuco uriho ubundi uganira n'abantu mukagira umuco ukiyubaha yego niba umukene ariko wifata uko uri umukene ntabwo uzisumbukuruza ngo ureshye ngo utareshya ntabwo uzisumbukuruza ngo uryo kanaka ngo muraturanye ngo ujye ariye reka da ahubwo utwabwo twose twaba utunyabutongo tukaranga neza uturye urisha akajumba urisha agatsima urisha ikibonye ariko rero wa wundi w'amakaroni wa wundi w'iki ntabwo mbamureshya niyo mpamvu rero ugomba guca bugufi ukamenya mu mutima wawe n'impanuro n'ubwitonde ufite nk'ubu urabona niba utari washaka cyangwa niba warashatse ntujishime ngo ntumukire oya ubukire n'uzabwishakaho ku giti cyawe n'umugore wawe kuvuga buhoro cyane ntukuvuga bukeye ni wowe uzabwishakaho ubukire ntuzishingiye se ngo ni umukungu cyangwa ni umukire ahubwo mpamvu se bavuga uzabakurinde kuri wowe n'umugore wawe uzaba wazanye siyo mpamvu bavuga ngo usiga iwanyu ngo inka ziryamiye imyugariro ukajya ugasanga umukene uboha igitaro iki twari ibishingwe si nka biriya ni igitaro bimwe batwaragaho ibishingwe kandi ukabyemera nawe ukavuga uti reka mbane nawe nkunde nanjye mbone tugere ku byo data yagezeho kandi kwa so ubukwe ari abakungu kandi ukaba warazanye wa mukobwa mu bakungu wowe uri umukene namwe mwishakashakaho tujya mu babakire namwe muzane bya bindi abandi bageraho ubwo se biterwa n'iki nko kugira ngo umukobwa ave mu bakire ajye mu bakene biterwa n'umutima wabo bakoranye kuko mbese abona n'uwo muhungu iyo yakwishimiye n'umukobwa akakwishimiye ntabwo bya bindi by'abasore aba yakibuvuyemo abuvamo ntiyongera kuba umuhungu ava muri bwa bukungu bwo kwa se umukobwa nawe akava mu bukungu mugashika mu rugo mugashikama ukubaka ahubwo mukagira iterambere waba uri umukobwa uzi ubwenge ufite iterambere ry'iwanyu
ukubaka urugo rw'umugabo wawe. Umuhungu nawe yaba afite ubwumvikane bwo kwa se no kwa nyina, akagira iterambere ryo kubaka urugo rwe. mu rugo abakira bibagiwe gukina. nk'urugo rwiza wenda rurangwa n'iki? Urugo rwubatse neza. Urugo rwubatswe neza ruterwa n'umuco. N'umuco umugore n'umugabo bafitanye, bagira n'abana b'abana bakagira umuco bahuriyeho. Ntuzambwire ngo iyi nzu yubatse neza umugore wawe ari mubi, we mugabo uri mubi. Oya, ikirangwa umuco ni imico y'umugore n'umugabo n'abana babyaye. Nahanyura uraho mukecuru, uwo ni umuco. Kunyuraho uri umuntu w'umugabo, uraho mukecuru, ntiyego waramutse neza ma, ntiwaramutse neza mwana wanjye, ubwo nkigendera ntacyo mpaye, ariko ijwi ryawe niryo timpaye kwizera kwa Nyagasani. Ibyo kweri. Mwakoze. Reka dusoze. Byari byiza mwakoze kudusangiza ibya kera. Njye mba mfite amatsiko kuko nizera ko ubundi ikitugira abantu ni inyigisho tuba twarahawe n'abatubanjirije. Rero twazifata zikatwereka uko inzira muzanyuramo, cyangwa mwakwigisha n'abanyu mufite. Kuko iterambere ni ryiza, ariko turi abantu, ntabwo tuzageraho tumera nk'ibirobo. Ahubwo mwari mwumvira nk'ibirobo, ibintu nk'ibirobo. Ikirobo mbese ni ikintu ufata ugashyiramo porogaramu. Abishirira salama. Ni ikintu kiba gifite. Yewe babitangiye babyanjye babishoje. Nawe nushaka n'ibisakuzo ubundi nayo nanditseho bikeya, nushaka umunsi urupapuro nzaruguhe, hanyuma umwana ajya iki gisakuzo igisubizo kiba ari iki. Nugera mu rugo ukabisoma uzajya yumva. Rero nushaka undi munsi nzaguha urupapuro rwabyo. Nta kibazo, muzaba mukoze kabisa. Nyine nandi kuvuga ngo ikirobo nyine iterambere. Nabonye nk'ibihugu byateye imbere. Ibihugu byateye imbere wenda ushobora kuba ufite umuturanyi ntumusuhuze ngo umubwenge ese mwaramutse cyangwa mutanavuga. Ubwo ni urwangano. Sibyo nakubwiye nti ugomba kuba ufite inzu nziza, ukagira umugore mwiza, ariko mu mutima wanyu muri mukusha. Umwana yabona undi mwana mu nzira ahubwo akamutera amabuye, ati wacu ko ari abakire, kariya ni akantazi, akagatera amabuye. Ibyo rero uwo ni umuco utari wo, ni umuco mubi. Niba umwana aca mu rugo reka nkugiranyirize. Ubu ntihariho abakungu bamena ibiryo, abakene bariho, abo muri baheza hariya, muri baheza bakaza bakabitoragura imikati. Iki baba babuze umuntu w'umukene bahura nawe mu muhanda batashyikira. Ni wo wa muco mubi. Kuko niyo mwahura ntiyakubwira ati wiriwe cyangwa mwaramutse, uwo ntiyabikubwira, ahubwo agenda yumve duhuriye mu kayira ngo ufungurire, ngo abigwa ariko atabijugunye muri ya myanda yo muri baheza. Mwakoze. Kadusoze. Byari byiza kuganira namwe mukatubwira ku bya kera. Rwose turabigukoreye ibyo dufite twabonye natwe.